Ni inkuru y'incamugongo, inkuru iri gukomeza kubabaza abantu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu benshi bamenye ibintu byabaye kuri uyu mukobwa wari ukiri mutoya cyane. Abantu mwe ibintu byamubayeho biri gukomeza kuriza abantu benshi cyane. Uri buze kuza ko wanyihanganira, nta mbaraga mfite zo kuba nakugezaho iyi nkuru kuko uyu mukobwa nari muzi, ndetse aya makuru yabanje kungeraho ariko mbanza kuyitondera. Nk'abantu mwe birarenze cyane ibintu byaje kuza kuba byaba kuri uyu mukobwa y'imyaka 24 yitwa Manzi Constance Rida. Ibintu byaje kuza kuba byamubaho biteye agahinda. Kuri ubu ngubu uyu mukobwa uriho urareba kuri iyo screen yawe ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Byagenze gute? Ngira ngo ni ibintu byabereye mu karere ka Karongi. Uyu mukobwa ibintu byamubayeho cyangwa se ibara ryamubayeho, yagiye koga nk'abandi bose. Urumva ni muri weekend, yari kumwe n'abantu bagera kuri babiri, umwe imyaka 19 undi afite imyaka 27. Ndaza kuza kuba nabigarukaho. Mu by'ukuri agiye koga, ikintu cyaje kuza kuba cyamuhitana nuko uyu mukobwa ngo yaguye muri piscine, hanyuma ubuzima bwiwe cyangwa se kurohama muri piscine, ubuzima bwiwe buza kuza kuba bwarangira gutya. Ese iyi piscine yogeragamo, murabizi abantu bafite amapiscine bafite abantu bagayidinga, bavuga bati wenda umuntu nagwamo cyangwa se atazi koga bagomba gucungira iruhande. Ese iyi piscine nta bandi bantu bogeragamo? Aya makuru niyo ngiye kuza kuba nagarukaho, uburyo uyu mukobwa yapfuye. Ese yari kumwe n'aba bantu bagera kuri babiri yajyanye? Aya makuru niyo ngiye kuza kuba nagarukaho muri iyi nkuru, anariyo mpamvu murarikira ngo unyize amatwi yawe hanyuma unyumve wumve ukuntu iyi nkuru uri kugenda ubona. Ngira ngo ni inkuru iri hakeya cyane, ariyo mpamvu nakubwiye ngo inkuru ziri breaking tugenda tubagezaho, mujye mudukurikira. Turi mu bantu ba mbere batangaje iyi nkuru, ni hakeya iyi nkuru iri cyangwa se abantu bayimenye. Birarenze cyane. Uyu mukobwa witwa Manzi Constance Rida akomoka mu murenge wa Nyamabuye hariya mu karere ka Muhanga. Yaguye muri piscine yahazwi nko kwa Gahiga, umudugudu wa Gicuba, akagari ka Kibuye, mu murenge wa Bwishyura. Birumvikana ni mu karere ka Karongi. Uyu mukobwa waje kuza kuba wagwa muri iyi piscine, amakuru ahari nuko ngo yari kumwe n'uwitwa Kabeja Gahinga w'imyaka 19 ndetse na Jessica Ngabo w'imyaka 27. Ubwo ngo aba bagenzi bari musozi cyangwa se bari bitaruye ahantu iyi piscine iri, ngo baje kubona babona umuntu areremba mu mazi, bagiye kumukuramo basanga n'uyu mukobwa n'uyu mugenzi wabo, basanga Constance yashizemo umwuka. Amakuru ahari nuko, ngira ngo na makuru yibanze ahari, biravugwa ko kuba uyu mukobwa yaguye muri iyi piscine ari uko ngo byashoboka ko atarazi koga. Iperereza riracyakorwa, dore ko n'inzego zishinzwe umutekano zahise zigera ahantu iyi piscine iri, bakuramo uyu mukobwa. Barangije uyu murambo we ujyanwa mu bitaro bya Kibuye kugira ngo ukorerwe isuzuma. Ubwanga ndavuga polisi ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa se RIB, bahita bajyana uyu mukobwa ku bitaro. Ariko kandi ni inkuru yashenguye mama we ku rwego rwo hejuru. Umukobwa w'imyaka 24, buriya 24, hari n'abantu baba bari hafi gushaka
nk'abantu mwe birarenze. Buri myaka 24 umukobwa aba yakuze rwose 24. Akenshi ntekereza ko abantu bashaka nariyo myaka hari bashakiraho. Majorities imyaka 24, 25, 23 ni abakobwa bakunze gushakiraho. Iyi nkuru ikimara kugera kuri mama we yashengutse umutima, arangije ako kanya yitura hasi. Kuri ubu ngubu amakuru ababaje kuri mama we nuko ari muri koma, akaba ari gukurikiranwa n'abaganga mu bitaro bikuru bya Kabgayi. Donc ari muri koma, birarenze cyane. Nk'abantu mwe iyi nkuru ku mbuga nkoranyambaga, abantu amabere ari kwikora, abantu bari kugenda bababazwa cyane n'urupfu rw'uyu mukobwa wari ukiri mutoya. Ngira ngo uri uramureba ku screen yawe uburyo yari akiri mutoya cyane, imyaka 24, n'ukuntu yaje kuza kuba yabwa muri iyi piscine. Usibye ko nyine abantu benshi bari kwibaza isi yo piscine itagira umuntu yikontrola, urumva kujya muri piscine bisaba kwishyura, haba hari umuntu yikurikirana. Ese byagenze gute kugira ngo uyu mukobwa abe yagwa muri piscine? Wumve ko mu by'ukuri ibitekerezo ari byinshi cyane. Ngira ngo hari n'abandi kugenda batanga amakuru ko nyine yabanje koga, aroga rwose, ariko ngo babona ko atabizi, donc atazi koga, bagiye kumva bumva ngo byagenze gutyo. N'abantu mwe birarenze cyane ibintu byaje kuza kuba byaba kuri Constance. Ibitekerezo ni byinshi cyane. Hari uwitwa Alexandre Mugenzi, hari uwagize ati uyu ari umukobwa wanjye, nanjye nagwa muri koma pe, gusa Imana imwakire, mama we imufashe ntamukurikire abashe kuva muri koma. Murabizi iyo umuntu agiye muri koma aba ari amaseru, kuko ntabwo aba yarya, ntabwo aba yumva, donc aba yagiye. Hari n'abapfa bagiye muri koma ugasanga hezeyo birangiye gutyo. Ariko reka twizere ko mama we nawe Imana we iri buze kuza kuba ubuzima bwiwe yabugarura. Hari undi wagize ati na casualty amazi agira, ati nzajya nyakwepa aho nzaba ndi hose, ati rest in peace mukobwa mwiza nta kundi. Undi ati umuryango we ukomere pe. Undi ati umuryango wihangane cyane, birababaje kubura umwana nk'uyu ukiri muto gutya. Undi ati rest in peace beautiful. Undi yagize ati amazi nsigaye nyatinya kubiyica nabi. Undi ati arakenyutse disi y'urupfu, ati sinabona icyo muvugaho, ati gusa ruhukira mu mahoro umukobwa mwiza, gusa nkurikije ukuntu rugutwaye rugutunguye. Ati byashoboka ko uyu mukobwa atari azi koga, akaba ariyo mpamvu rwahise rumutwara gutya. Undi ati umuntu kinisha amazi rwose wose uwanjye, ati amazi yica n'abati rest in peace Constance. Undi ati ubuzima ni ubusa, ati ndebera nk'uyu mwana koko ukuntu yitabye Imana. Undi ati uyu mwana disi ari mwiza, ati ariko nta mwiza uramba, ati rest in peace Constance. Undi ati n'abantu n'ibitekerezo byinshi cyane. Abantu benshi barababaye ukuntu uyu mukobwa yaje kuza kuba yakwitaba Imana. Ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari gukomeza kubabazwa cyane n'urupfu rw'uyu mukobwa witwa Constance Manzi Rida. Birarenze cyane. Ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV, ndi hanaganisha w'umuryango wa Constance. Mwihangane ababyeyi, nubwo umwe ari muri koma, reka twizere ko na mama wiwe aragaruka mu buzima. Birarenze, byabaje abantu benshi cyane, umuryango, famiye, abantu benshi bazi uyu mukobwa batunguwe cyane n'urupfu rwiwe, donc namarira gusa. Reka twizere ko mu gitondo cya kabiri tuzongera kubona uyu mukobwa ubwo Yesu azabagarutse. Kandi reka tugire ibyo byiringiro ko
uyu mwana w'umukobwa tuzongera guhura nawe. Abantu benshi babuza ababo batifuzaga ko bagenda, reka twizere ko tuzongera guhura nabo mu gitondo cya kabiri cy'ubuzuko. Ndabakunda, nitwa Shadu. Niba utarakanze subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.